nakomeje video yawe ndende bigize ifashe video ngufi kugira ngo uploadinga byorohe. Ambo twagire ku indi episode ikurikiyeho. Ngo ni yakangaye ni ya kane. Ya kane sinibuka. Gatatu kane ntabwo nibuka neza. So uko bimeze rero nabwiye ko nzagaza mbigisha noneho uko bacuranga ya manota 28 ni 28 amanota y'ivene na code, ariko 28 yaturutse gute? Ubundi kuri code, kuri note nayo ko note ni single kamwe, code iyi ni do note, iyi ni do code. Kimura cyumvise sasa rero 28 gute? Ni 28 kuri code gusa. Ari n'amanota yibanze. Please hajye umuntu w'umucuranzi urenze ubizi cyane ushobora ngo warane gute tubona ngo umane ngo umunota ngo ntajya arangira ngene kwigisha abanyeshuri gitangira. Sishaka umuntu ahubwo ngo ntimukajya kwirefera ku bantu bazi ibintu bibarenze. No, aya ngaya wayamenya ukayacuranga, wayarishisha, wacurangira abantu, wabanyuma y'umuziki wawe mustar kwisi no mu ijuru niko kurabivuga. Kubera ngo gusa so yishaka kubitya mu bintu bigiye birenze byinshi bikushitanya mu banzo myumuziki wawe uvaye ukajya hehe umuziki wubase gute? Note na code. Sasa rero nimba ngewe mfashe inota ryanjye ya do, iyi ni majeur, hari cyo bita majeur nicyo bita mineur. Nababwiye ngo code manota ni 28, amakode ni 28, ariko amanota amakode ni 28. Please ubyumve neza, amakode ni 28 yibanze. Amakode amanote na amanota 12. Amanota ni 12 y'umuziki ni 12, amakode ni 28 yibanze y'umuziki. Ndahita yibanze, ariko ushobora kumenya gucuranga ibintu byinshi ukagira amafaranga karagukiza ayose 28 utaranayamenya, utanayazi. Icyo cyo kimenye hakiri kare. So amakode 28, amanote 12. Nabisubiramo, code 24 zibanze z'umuziki wubatse neza wuzuye nta kintu kivuyeho. Ibizaho biza nko kuba nka finissage nko kubaka inzu wasoje ugashyaka karange cyangwa ukagira gute ukashyira utu design nk'ibyo biri ngo buryo akingize ni fondation ni nkuta rusakara. 28 code, 12 note. Sasa rero arindwi se noneho ko ari batubwiye na arindwi niyo yibanze yifatizo mu kuririmba no mu gucuranga bahuriraho. Abaririmbyi n'abacuranzi iyo bahuriraho just na manota ko arindwi ya do re mi fa sol la si do, do re mi fa sol la si do, do si la so fa mi re do. Navuga ngo ni uburyo nariya mu kuyaririmba biroroha kandi birihuta, ntibigorana. Andi arimo hagati kuyaririmba basanze bigorana. So uburyo bwa melody kubizamuka ntago washyiramo nk'urugero ngiye gufata nka do igihe cyo bita dièse cyangwa se sharp. Muzana bashyanga ama sharp basimboleza bakoresheje urwego. Kuri YouTube bakoresha YouTube mwabizi. Bagashyira gutya ngo G sharp, bagashyira ngo G ariko bagashyira no bizo nk'urwego. Ira rwego rusimboliza sharp. Mwabyumvise neza? Yes. Do ni gucuranga do na dièse yayo. Do mbere yuko ngera kuri re nca muri dièse. Uti dièse taye gutera maze gusobanura maze mbikweke neza kuri kirurebe. Wakurikirana utu twumba zi fret cyangwa zino zino kaze iya mbere gucuranga do re mi fa sol la si do yaba n'utukararindwi mwize mu muziki muri primary nahe hose.
uko ari arindwi, wowe ukurikire umbwire, urebe kuri izi tuno twumva aho ufata naho ntafata, aho ufata naho ntafata, ukurikire. Do re mi fa mi, sorry, do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do. Mwabonye ko ari utwumva nagiye nsimbuka, nubwo hano nasimbutse ari naho ntasimbutse. Bisobanuye iki rero? Do arasimbutse njya kujya ngo ngere kuri re, ni do diyeze, ni mukuru wa do, ni nk'impanga ariko imwe isumba iyindi gakuru. Mu kuririmba rero bifashishije ba gatoya, ariko mbivuga mu kuririmba ari arindwi ni ba gatoya, ba gakuru ntabwo bajya babaririmba kuko baragoranye kubaririmba. Ariko rero ubwo do yamuta na arindwi, tugiye kuvuga ngo ubwo buri nota ryose rifite gakuru waryo yaba ari 10 nangahe? 18. Ntabwo ari 18 rero. Harimo amanota abiri yavutse ari single adafite impanga zayo, afite bagakuru bayo ari yonyine, ari ibinege. Nuko ushaka kubyara abana kubyara impanga inshuro nyinshi, aho kuzajya mu hagati kubyara abana mwakaza bumwe, ni nkabyo. N'aya manota rero ni mi na si. Mi ntagira diyeze, ntagira mukuru wayo, na si ntigira mukuru wayo, ni imfubyi ziri aho ngaho. Sorry, nabita nk'iki, nuko mwabyumvise, ntabwo bagira bakuru babo. So niba mvure amanota ari arindwi mu kuyaririmba, barimba na mi na si bakayarima nyine, ariko amadiyeze bayakuyemo, ntabwo diyeze zizamo, cyangwa se sharp ntabwo zizamo. Bisobanuye iki rero? Za note ubwo zita zibacuruza zingahe 12, kuko ari bibiri zavuyemo, mwabyumvise, ari bibiri zavuyemo zidafite iki, zidafite impanga zazo, arizo mi na si. Tugendane neza, icyo mwacyumvise. Umuntu wese wiga online ibintu urabikeneye. Abo ubwo note ni 12, twamaze kubyemeza. Code ni 24. Code 24 noneho gute? Ni yandi 12 ari twitama majeri, uko ni code nawe, ko code note twitwa code n'ufata akarenze kamwe. Ni code noneho do re mi fa sol la si do, ariko za do mi fa sol la si do zikaba ari majeri, zikaba ari muri melody, zikunze ziba zihagazeho. Nk'urugero kaza mayenda, nk'urugero rwara iyi ni majeri, uko majeri, ako mineri yayo naka havaho akamelodi kavaho gasubira inyuma muri melody mwijwi. Nabwo ngo dukoresha amatwi mu muziki, ntabwo ari kuburuka, kumva cyane. Byari itivaho ikaza hano kuri mineri. Ndacyasobanura, ntaho tutatanya kwiga amakode, ndacyasobanura ngo n'abantu baza gucuranga ngo mata mubyumva mpamvu mineri na majeri bibaho. Mineri majeri muri melody iba yisumbuye ukuntu iba ari gakuru, ariko sorry majeri iba ari gakuru ukuntu. Mineri ni gatoya, uwo mukuru n'umuto bose kakaba ari ni impako zose, umwe ni mukundi mutoya. Majeri ni mugakuru, mineri ni gatoya. Nuko nyine ngisha abanyeshuri banje yumve neza muri melody, uri kumva melody cyangwa melody majeri mineri, iyi ni ra gucanga majeri na mineri. Urumva ko muri melody basa nkaho bijya gusa, ariko amakaro kavuyeho kuri gatoya. Mwabyumvise, naho buraga gakuru bari gakuru n'ubundi mwabyumva. Abasumba nyine n'ubwenda mu bantu ubwo usanga umwe ari mukuru amurembe gusumba undi, ariko
aha mubyumve gutyo ugakura bari gakuru. Sasa rero ni 12 noneho na za si za do diez re diez mi tafite diez fa diez re ra diez si tafite diez ayose yandi 12 nababwiraga. 12 afite amamineri yayo, afite impanga zayo muri kode, muri note ugatandukanye. Note ni 12 ariko kode niza 12 kode, kuko kode na note zibona ko bitandukanye muri episode zagiye zibanza bisobanura. Hanyuma za kode 12, za kode 12 ugahita uzidabulinga mineri zazo, impanga zazo, agahita amanota 28. Niyo mpamvu nakubwiye ngo amakode 28 mwera kuza kubiva gukora igihe tubivanga nyine bibaho ngo note kandi na kode kandi atari bimwe. Amakode 28 hakamara note ni 12, kwa ko ari 12 nuko do re mi fa sol la si na arindwi, ariko ari muri arindwi afite bakuru bayo note mu ukoreza note akantu kamwe, afite bakuru bayo, abakuru bayo aba 12 muri yakari 18 kuko buri byose byakafite mukuru waryo, ariko kuri mi na si bavutse bonyine ntabwo bagira iki bakuru babo. Kuri note 12, kuri kode rero byose bo babihurizaho 12 kode 12 note, ariko 12 kode impanga zazo 12 mineri. Muri kubyumva impanga zazo bagatoye. Icyo wacyumvise neza naho ngaho amanota yitwa 28 yibanze mu kuri mu gucuranga mu rwego gutera ngo muri sol ngo muri sol diez akenshi nk'abarokore ngo rimbira muri fa diez. Yesuwe ugira ngo mvuge begana kerahe uribu fa diez, fa ya fa usanzwe ariko diez mukuru waryo ni kode ajya gufata fa ariko sunike ajya muri diez ajya kuri mukuru waryo. Hanyuma nzaza no mbigisha noneho uko bacuranga noneho amanota mbasobanura, nuko njya masobanura step undi kujya mfata ubwonko bwanyu ngira ngo mbushyire ku murongo wumve ngiye gutangira kwiga gitari, ariko ngiye gutangira kwiga ibiki bizaba bizagira he. Uri kuva ngo ni byinshi, ibi nzabigira byara bito cyane rwose. Nababwiye ngo ushobora gucuranga 3, 2, 4, 5 ukabona muziki rwose ukamenyekana aho ngaho, ariko ukaba uvuga uti ibi bintu ndi gucuranga hari ibindi bintu nkeneye ntariga, kugira ngo ugende wiga step by step. Utazabona rero umwari bacuranga avuga ngo niba bacuranga nzamenya ryari, nuko hari ahandi hantu maze kugera utazi ngo bira ni ibiki, ijambo ngo bira ni ibiki ngishaka kugira ngo nkureho. Nzara ngo icyo bita noneho ngo yacuranye muri fa. Kuki muri fa? Ese za mineri zikoreshwa he? Zikoreshwa gute? Buriya mineri zikoreshwa gute? Se mineri zikoreshwa he? Ese kubera iki mineri? Mineri muri mineri bazikora amakode y'amatesi ya romantique ngo y'abagore, niko twatubyita mu ishuri, ngo amakode y'abagore, amakode y'amatesi nyine. Ukesha mu R&B niko niyo akora gukoresha mu bacunga bari maza R&B. Follow me, I want to tell you. Follow me, baby. Never ever. Mwatunga mineri na si mineri na amanota nyine. Follow me, baby. Numva n'utunota tudutesi. Majere zo ni guhimbaza kubya. Soro. No, majere. Soro. Majere.
nimaje gusoma agacuranga guhimbaza yaba ibyo kuranga amarangamutima nyine y'ibintu icyo bita guhimbaza cyangwa se no sorry hanyuma nibyo abakoreragiye babyita ngo iki